This memorial is a place where the dead have been remembered. The Covenant Church in Kenya found a reason for its existence. Bagenzi mwe mwihangane mukomere mwiyongere imbaraga kuko urugendo rwa rugiye kurangira tugashyikaho twateguriwe. Bagenzi mwe mwihangane mukomere mwiyongere imbaraga kuko urugendo rwa rugiye kurangira tugashyikaho twateguriwe. Kuko umwami Imana iza ntabara nicyo gituma nanjye ntajya mwara sinerwa ubwoba n'ibyo mbona mu buzima kuko umwami Imana iza ntabara kuko umwami Imana iza ntabara nicyo gituma nanjye ntajya mwara sinerwa ubwoba n'ibyo mbona mu buzima kuko umwami Imana iza ntabara. Mwihangane mwe guterwa ubwoba nibyo mubona igihe kimwe byose bizashiraho abakijijwe tube mu mahoro. Bagenzi mwe mwihangane mwe guterwa ubwoba nibyo mubona igihe kimwe byose bizashiraho abakijijwe tube mu mahoro kuko umwami Imana iza ntabara nicyo gituma nanjye ntajya mwara sinerwa ubwoba n'ibyo mbona mu buzima kuko umwami Imana iza ntabara kuko umwami Imana iza ntabara nicyo gituma nanjye ntajya mwara sinerwa ubwoba n'ibyo mbona mu buzima kuko umwami Imana iza ntabara. Najya turwanya buri munsi akatubuza amahwemo ashaka ko tuva ku Mana yaturemye igihe cye tukazarimbukana nawe. Satana ajya turwanya buri munsi akatubuza turabasuje cyane abadukurikiye amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero nkuko mubibona ahangaha turi ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ku Gisozi. Rero turi nk'itorero ICCR twakiriye umushumba waryo Bishop Apollinaire Gakombe agiye nawe kutwakirira abashitsi bari kumwe abatuganiririze uburyo byagenze cyangwa uburyo babibonye. Mushumba tubahaye ikaze. Nagira ngo dushimire abayobozi bacu kuva hanze Amerika duhereye kuri mushumba Pastor Paul, hanyuma turi kumwe na mwene data Lee n'umufasha we, hanyuma turi kumwe n'umushumba wacu kuva muri Kenya wa ICCK Pastor John K Warari. Twifuje ko mbere yuko basura amatorero yacu kuko ariyo ntego yabazanye twabanza kuza kubereka amateka y'iki gihugu kugira ngo babashe kumenya icyerekezo cy'itorero ICCR muri iki gihugu kugira ngo bazadufashe gutanga umusanzu mu kubaka iki gihugu kugira ngo bazabe hamwe natwe mu gutanga inkunga ishoboka yose ku banyagihugu bahuye na jenoside yakorewe abatutsi. So that they can work together with the ECCR here in Rwanda to support the genocide survivors here in this nation. Rero mwabyiboneye bene data. Brethren, you have seen how the story had gone. Umurima tugiye gukorera. This is the garden we are going to work
ni umurima usaba ko dufatanya, It's a garden that wants all of us to work together, ariko by'umwihariko nk'amwe ababyeyi bacu but especially you as our parents, abatubyaye, our mother. kugira ngo mumenye uburwayi dufite mugomba kudufashamo, It's good to really understand our wound, our sickness, so that you can work together with us and really knows. kugira ngo dufatanye na leta kubaka imitima yasenyutse kubera aya marorerwa yakozwe 94. And this will help us to work together with the government to rebuild the hearts that were broken. Uru ni urwibutso ruhagarariye izindi zibutso muri iki gihugu. This is a genocide memorial. It's one of the genocide memorials here in the nation. Hari izindi nyinshi muri iki gihugu. There are other main memorials here in this nation. Ibi ni ukugira ngo tubereke ko nimujya gusura amatorero yacu mu turere, This is just to show you that when you go to the community to visit our churches in the district, muzajye mubasha kumenya abantu muri kumwe n'ubufasha babakeneyemo. it's good for you to know the people you are going to meet with and the support they really need from you. Rero nagira ngo twihuse kubera ko amasaha yagiye, Quickly, I just want to welcome you. hanyuma mubashe gutangariza abanyarwanda babakurikirana To welcoming one of our friend to say something to the Rwandans who are following this interview. icyo namwe mwakumva mwavuga ku bijyanye no kugera kwanyu hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Also, if you have something to share to the followers according to what you have seen here in this genocide memorial. Numva twahera ku mushumba wacu Pastor Paul, Let's start with our Pastor Paul agira icyo avuga gitoya, to say something, just a summary. hanyuma turaza gukurikiraho na Lee, Then Lee, he will share something. hanyuma niturangiza tukomeze mu zindi gahunda. Then we will move forward to the next session. Reka mwakire. Well, thank you so much for inviting us here in this in your country. Turabashimira cyane kubwo kudutumira mu gihugu cyanyu. We have been looking forward to be with you, and we are here with you now. Turimo kureba uko tuzakorana namwe ariko n'ubu turi kumwe namwe. And when we came from the airport, Hanyuma ubwo twavaga ku kibuga cy'indege, now this is the second stopover or the first stopover, aha niho hantu hambere dushyikiye. and it starts with the sense of death. Bitangiranye n'ikimenyetso cy'urupfu. But I'm glad because of the ECCR, Ariko ndanezerewe kubwa ECCR, it will be preaching and talking about life. ibyayo ni ukwigisha no kuvuga ku bijyanye n'ubuzima. And I know the ECCR here for this moment at the right time Ndabizi neza ECCR kuba iri hano mu gihe gikwiye, as an agent of reconciliation. kandi ni mu gihe kijyanye n'ubwiyunge. All tribes, Ubwoko bwose, all nations ibihugu byose must be reconciled. baragomba kwiyunga. The mission of Evangelical Covenant Church Intego y'ibanze y'itorero Evangelical Covenant is a mission of reconciliation. ni ibijyanye n'ubwiyunge. Man to God Umuntu n'Imana, and man to man. hanyuma umuntu n'umuntu. So you are here for a very important mission. Rero turi hano kubw'impamvu y'umubano. I am praying that this denomination will make a difference Ndasenga cyane kugira ngo itorero because rikore itandukanye, because you have what it takes, the word of God, kubera yuko ifite icyo bisaba, ni ijambo to reconcile people. icyo bisaba kugira ngo ishyire ubwiyunge mu bantu. The Bible says in Matthew 28 Bibiliya iravuga muri Matayo, that we go to all over the world Bibiliya iravuga muri Matayo 28 ngo mugende mu mahanga yose to make disciples. mujye ubutumwa. Making disciples Mujye ubutumwa, means disciples of all tribes icyo bivuze ni ugukora ivugabutumwa mu bwoko without discrimination. nta kijyanye n'ivangura. We are praying that this country Kandi turi hano turasenga will be one. kibe umwe, But the church is the only agent ariko itorero niryo rigomba
That is a mission of bringing people together. I thank God for the Evangelical Covenant Church of Kenya. After the crashes of 2007, 2008, the Covenant Church in Kenya found a reason for its existence to bring all tribes together. And today, we have so many tribes who have found a good place to be within the Covenant Church in Kenya. I know there is a problem right now between Rwanda and Congo, but I'm praying that even the Rwanda church, the Covenant Church in here, will reach to the Covenant Church in Congo and work together to reconcile people. May God bless you as we stay together for these few days. We will learn from you, and we will also learn from us. God bless you. Amen. There are many tribes, but one church. This memorial is a place where the dead have been remembered. But may we never forget that Christians should always act as Christians. Christians should always act as Christians ariko ntitugomba kwibagirwa ko nk'abakristo tugomba gukora nk'abakristo and not as servants of Satan. kandi tugakora uwo murimo. And we must always remember kandi nk'abakristo tugomba guhora twibuka to never listen to politicians who would divide us by tribe. ko tutagomba kumva ibijyanye no gutandukanya abantu. Divide friends against friends just to get elected. Ntabwo tugomba gutandukanya inshuti n'inshuti. So we should always remember Tugomba guhora twibuka ko and never forget. ntabwo tugomba kwibagirwa ko I'd like our pastor from Kenya to pray so that you may go. All right. Everlasting Father, we want to thank you. We want to bless you because you are good. When all men have failed, Lord, you remain God. When sin abides on earth, the grace abides even more. May you remember all the survivors of genocide. May you grant them positivity of life, that they may not forget about what happened in the past, but should always be careful to know that their destiny is greater than yesterday. Bless ACCR. Bless the leaders and the pastors and all the communities of the church. May you make them the light in Rwanda and the agents of reconciliation. As we proceed with the journey, Father, we pray for journey mercies. In Jesus' name we pray.
ufite nimero y'abari hariya In Kenya, we use the other side.